isi ntisakaye mureke nayo izamunyagira mureke agasuzugura ajya n'ubwirasi tubashyira amazi ayo mazi ntituyavomye ku iriba ry'urukundo imana izajya idufasha bajye bayanywa cyangwa bayakoresha ubundi nyine natwe nyine bajye badukunda dukomere tubone natwe icyo kurya tugende n'ubundi ijerekani nyinshi uriya mugore imana ishobora kumuhindura mwana wawe mwihorere buriya byankoreye se niyo yaramvuniye mwana ntiyankijije se ibyo arambuye ndakira nubwo umugore atabishaka abona ukuntu ashaka kumutera kare turabyuka kariko se sinakize imana yarakoze yakore muri gembe ubwo none kureba ariko ntacyo uburyo gukora amafaranga kuri abakene amazi akagenda kwambara amatara gushaho mwiriwe yemwe bagenze ni mwiriwe abo mwiriwe bari tubazaniye amazi mbona no kuvunika reka mbehuye kwishyura ideni ugiye kujya mwiganishwa abantu none se duhuye na bose wawe aratubwira ati mu rugo nta mazi dufite kandi urabizi ko impoka zikadutunze rero turayabazaniye nyine akatagejya mu gikoni abazi ko amazi ari cyangwa adahari umusore tubwira atabizi koko wa mubyeyi ubundi wowe ko wambereye n'ubundi ntujya umbwira neza umukoresha undi kintu mpfa nawe nkeneye amafaranga nyine yo guhaha ariko ndayakorera urumva wishimiye ko uvuye kubyara ese mwana yambaye kubyara neza muri make nyine urumva uruhutse uravuga ati natsinze igitego arashengera ubu urumva utsinze igitego kubera ko wasuzuguye nyine agasuzuguro urakazamuye kageze aha ngaha ati ndakutsinze nta n'igihe igihe cyose nzamubona aha ngaha nta n'igihe ntazakubwira nabi umenye ko uyu mwana yaje ntamukeneye sinamushakaga rwose hano urumva rero urahora agametse uri ko wanishye ukagira ngo ndabyishimiye aka kanya uba urihe ntabwo uri mu kazi sibona mucyo bakira umubyeyi uvuye kwa muganga nta n'icyo mwambaye cyo kurya simubona ntashobora Fiona karame pa wazananye ku cyama tukaganira wiki tukaganira ni ibiki se tuganira birenze bitwavuze uwo twabimenya ko kuganira ko twari turi kambe nicaye noneho gahambira Mungu rero kuva wajya kwa muganga nuko washe rwose ntigeze ureba n'umwana mureba ko iki si umwana se ntacyo murebaho si umwana wawe mwana wawe shaka se simushaka rwose uzibere ko ari amaraso yawe wese nta maboko afite cyihereze dore akira aho mu gikoma asoni wewe ngo nguhereze igikoma ni iki se wankorera cyashimishije asoni reka nihereze mwana bindi bya hano byahinduye isura Mico abema ntegweraho njya kuryama mwana bakatwirira kembe ariko imana yarakoze yaduha kino giti we tuba tubayeho gute mwana we yemwe abawe nk'ubu tubonye amasamu kuki abantu baba batumva mwiriwe ndabona uri gusoza mwana we yiriwe iriya magurira amahoro se kuje kudusura ufite akazi 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 ko ngenda nshaka kumfurira ariko hano turi kurya imbuto se nkabaguha gutembera ngo urye nawe abajozi ko nabaroteye inzozi narose inzozi hari iwanyu ariko mara ubu baraza kwa rya mukarota harota da uzi inzozi narose
nawe se mwabwiye akana Njye narizi ko harota abantu bahaze. akana kari natwe tuba duhaze ngo ukubonye turimo turarya kembe Ngo warosa kana. urayirya ugahaga ukarenzaho igikombe cy'amazi dore ko tuzi kuvoma dufite iriba harabita urukundo tunywa amazi y'urukundo tukumva tumerewe neza nkimara kubirya rero nkiryamira ubwo wose imana yampaye inzozi kandi mufite umwana w'umuhungu mwiza umwana utabyaye Urota ntacyo bitwaye. Njyewe simva. Umva usebe ko harose umugabo wanjye. ariko umugabo wawe mukomeyeho uriya mugabo nubona umurambanye nzaba ndeba sige nzamujyana ariko ukuntu mukomeyeho urana namukoresha iki gihe urabona unafite uburere bwo kubana n'umugabo wawe Wagize uti. nabaroteye mwabyaye umwana w'umuhungu kandi uzabibona inzozi zawe ntizijya zihera uzabibona mu minsi kandi mikeya cyane nimba wumva itari no gucura inda ejo ntuzabyumva cyangwa ufite ubundi buryo imana izamubahamo ariko umwana arahari mwiza w'umuhungu Byibagirwe rwose. Ari n'amarengo cyo nawe nabonye kugira ari ngo nze umugabo kongera wawe amafaranga sinzambonye tugende ujye kumumurera. yateruye rwose tugende nta kibazo n'umutuze mu magambo ariko Yego, urajya izo ngo nzozi kuguha nazikubwiye menshi. sinzikubwiye Inzozi z'abantu uzavuga ngo bahora ntabwo barota. nakubwiye naha hantu umpinde umusazi nyine Hari umuntu ujya uryama bugacya atarose. ahaha genda bikubwiye uzambwiye uzavuga ubundi kera urugo rwanjye babaga rumeze neza abana buri muhendo cyuriya karame naje ndabwira hano caranga nabitabye witabye bande nabitabye mwebwe nyine witabye inganzwa umva icyo ushaka kukubwira rero turi kumwe ngiye ku gisafari uranyumva ndakumva ndashaka ko nzagaruka uriya mwana atakiri hano ngo iki uri kunyumva nawe ndashaka ko nzagaruka uriya mwana atakiri hano mushyire heza mushyire mujyane iwanyu mujyane kwa se hari undi se uzi uri hano muri ino nzu se mumushyire ko twari twaba kutazongera kubyara hanyuma se ujya kunkora iwacu urabona naje nikoreye arewe ndakubwiye noneho nzinjiremo nawe usohoka icyo nzi cyo nuko urugo twebwe turarufatanyije wigeze kunkunda na rimwe ndabizi rwose naragukunze pe biba byiza cyane yes ndashaka ko uriya mwana mushakamo hano kuko ntabwo simukunda ntabwo nize mukunda gatoya niba ushaka urukundo rwacu rukomeza rero ngiye isafari nzasange yaragiye nuko bimeze ndumiwe pe umwana wibyariye mujyane mushyire ndetse sinkeneye kusekera aka kanya simbishaka icyo nshaka ni uko uriya mwana ntamushaka muri uru rugo kuko ari kumbihiriza ubuzima we gira vuba vuba deje reka nigendere sibyo ntitubyumvikanyeho ubu ndabitekerezaho muri izi zibuzo turi gukora iki hano mubwira ko ngiye isafari ntabwo wabyuka kuzihanagura ariko se shere twumvikane shere ntuzongere na rimwe kunyita shere wawe ahubwo ujya uhamagara ariko se mugaragu nganzwa ibyo biraruta kuko waranganje tuvugana ko tutazongera kubyara urangije urabyara bivuze ngo ubwo nta kintu nkiri cyo imbere yande icyo nzi cyo ni uko uracyari umugabo wanjye kandi ndi umugore wawe ibyo kumbwira ngo ugiye isafari muzaze ngo niyimbuze nzimbuka njya hehe ko wowe basezereje ko numara kugurisha ya nzu tuzimbuka tukava ahantu uri nagukode none ubundi uri mu biki reka nongere nicare mubwire tugurishe ahubwo bigeze hehe ahubwo tuzagurisha iriya nzu ngo twimukarya twimuke nyine twebwe twabisezeranye se ngushimira se nese nakubwira umwana w'umuhungu mwiza navuga ko nababuze se uriya umwe wirwa urata uriya ni murumuna we rero uwo niwe mbashije kurira noneho kandi nkamara mu buryo numva mbyifuzamo afite na bashiki be ibyo birahagije uriya uwo rero yaduhaye ubusaza bwacu ubu ngiye ugarengwa imana ntabwo bategeka kubyara gutyo ariko se hari uruhare nabigizemo noneho ninde warugize nawe urufite hanyuma ko utakomeje ngo ubyare ukurikize abandi bana nk'uko byakagombye kugenda na mbere hose kuki utakomeje ngo ukomeze iyo gahunda ubabyare cyangwa se uvuga ati ndafunze dore nk'ubu musibo neje akagira hano ubuse kuko yabiboneye naza agasanga ngifite uyu mwana ngo nzarebe iyo mujyane kandi ahandi mfite uwo kumujyana nese ubu ndasenya urugo rwanjye kuko hejuru y'uyu
niteshe imitungo yose, niteshe urukundo yankunze hejuru y'umwana umwe wenyine. Isundi ndi mu biki mwana wanjye, biragoye kugomba kubikora, gusa ababyeyi bazagira bati ntabwo namushyize byose nicyo kimwe. Hakurya musenye urugo rwanjye nitera abana batera agahinda, ndakujyana ntabwo umugiraneza uzagutora, wenda Imana izakubarira. ariko si ikigondo cyanjye ngo ningujugunye koko, ngo ningujyane gukora kuri barumuna bawe bakuru bawe ngo bakubure koko, ubuse koko nihekure njugunye umwana wawe cyangwa nshaka ahandi ngo cyane gusubira ibishoboka. Ndeba amezi icyenda nagutwise yose, iminaniro yose nkujugunye. Oya ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, sindabigenza. Ubu si urugo rwanjye dusenye hejuru y'uyu mwana. Mbere uyu mwana ataraza none niberagaho neza, twibanira dukundana. Wajya ngo imbwa ziko ziri kurwana muri rugo. Ubu sinzaza muri iki. Mfitemo umugabo njugunye umwana. Nese njugunye umwana nzabona se nzamushyira he? Nzamujyana mu kigo cy'ababikira, nzamujyana mu ishyamba mujugunye. Nyoko ninde yemwa ufite ibisatsi kumana sana nyina yamutaye koko samusubize mu ishyamba se wabona ari mfite amahirwe kuko nari keza ntabwo wamuta pe nyina yamwanze ubu ni jyewe hajya ngo urushije umwana nyina imbabazi bagira ati ngegera kumusubizaho amakuru akose ko bari keza nanone